Buri mwaka abantu ku isi bizihiza iminsi mikuru y'amavuko mu buryo bugiye butandukanye. Umwe mu migenzo izwi cyane ni ugucana buji kuri keke hanyuma ukazizimya. Uyu ni umuco ukurura kandi ugashimisha abantu benshi, ariko se wari uzi inkomoko yawo? Nguhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Uyu ni umuco ukomoka mu mico y'Abagereki n'Abaroma ba kera. Mu Bugereki buji zagize akamaro gakomeye mu mihango n'imigenzo mu gihe babaga bizihizaga imanakazi y'ukwezi yitwa Artemis. Iyi manakazi yari ifitanye isano n'umucyo w'ukwezi, ubwiza, uburanga ndetse n'ubuzima. Mu rwego rwo kubaha ino Artemis, Abagereki bateguraga udutsima duto duto hanyuma bagashyira buji hejuru yatwo nk'ikimenyetso cy'izuba. Nyuma y'ibyo batangaga amashimwe bagasenga, hanyuma bakazimya za buji bizera ko uwo mwotsi uva mu izo buji urageza amasengesho yabo ku Mana yabo. Ku rundi ruhande, Abaromani ba kera nabo bari bafite umuco wo gucana buji mu birori by'amavuko, cyane cyane mu miryango y'abami. Abaromani bakoresheje buji mu rwego rw'imihango yabo kandi bizeraga ko itara rishobora guha imbaraga n'uburinzi umutegetsi cyangwa se umwami wizihizaga isabukuru y'amavuko. Rero uwo muco washyizeho urufatiro rwo gucana buji nk'ikimenyetso cyo kubaha no gusenga, bifuriza umwami wabo ihirwe. Nubwo muri iyi si ya none gucana buji kuri keke bikomeje kuba igice cy'ingenzi mu kwizihiza isabukuru, nubwo ibirori byahindutse cyane ku buryo bugaragara, kuko ubwoko bwa keke na buji byakoreshwaga byarahindutse, ariko benshi babikora bizera ko mu gihe cyo kuzimya buji bagomba kugira icyifuzo kandi batanga, bagategereza ko icyo cyifuzo cyabo kizasubizwa. Gushimiye wafashe umwanya ukadukurikira. Iyi ngiyi ni The Real Shema TV.